amani ngo ngiye nanga igitsina gore aho kiva kikagera ngo nyeneye yuko ngumereze ngo umugabo nga ndongore ngo ndebe ka mbona amafaranga bro nanjye nabuze undongora ngo nyabona yo kurya wema kubera uri kunsaba umugabo ndayatumenyana ariko nago mbikeneye cyo nyeneye indaya z'abagabo man mwandaya mwe ndabiyamye man ubu none nyeneye umugabo aze nk'amasaha 2 nitekereza witekereza byagenze gute kugira ngo umenye ati uyu nguyu wawe uyu nguyu wanteye inda kandi warasanze abasore kandi mu by'ukuri we waragiye kurya ngo utazi kuryana je nuko ari uwo muhungu wamamagaye muri macyo urakekeranye nago uzuba guteye inda nawe uwo muhungu wamamagaye kubera iki none se ubwo nakeka mbe Juno ararengana Juno nukuri ayesha ariko Juno ari we bakunzi bacukumbura ukuri TV turabasuhuje aho muri ku migabane yose y'isi itandukanye tubifurije imigisha n'amahoro nkuko bisanzwe abari Burayi aba diaspora abakunzi bacu bose tudukuriye mu modoka ishusho ko yabiri kose ni yacu ukoreye mu nzu n'ukoreye hanze n'ukoreye ku terrasse biratandukanye aha rero ni muri ufafanu yego mabitangaza ngo wayikaze murakoze cyane bakunzi bacu nshuti zacu aho muherereye mu mande zose z'isi turabakunda murabizi duhora tubisubiramo kandi koko nibyo turabakunda mu bakumutima wacu na nimwebwe mudutera imbaraga zo gukora kubera ko twarebwa n'abantu igihumbi twarebwa na 2 twarebwa na 3 twarebwa na 5 twarebwa n'abantu magana ngahe nuko nyine muma muhari ubwo rero murumva rero kuba mudutera imbaraga zo gukora cyane murumva nimwebwe dukorera kandi uruhare rwanyu tugenda turubona n'uburyo mudukunda muri comment murabitubwira uti courage kandi courage natwe turayifite tuvuga ibintu mwarangiza ngo urabona ngo na amatiku nk'ubura mwana Joyeuse ngo wa Juno yatangiye gufata umwanya w'ibanga aragenda uhura n'abantu bose bateramo akabyizi ejo mu gitondo yakumva wumve ngo afite ikibazo cyo gushya nk'icyajaki yego cyane rwose namara gushya mu myanya y'ibanga atangira abatezi ibibazo bahamagare ngo nimwohereze kuri World Limit kuri nani kuri Western Union aba diaspora mwaragowe kandi bagakora ibintu ntabyo mwabatumye ngubu yamaze kwiyunga na Dr M uyu munsi umwanya we niwe arimo arawinjizamo kandi mu minsi yashize nabwo wibuke neza ko ari igihe nabwo yigeze kugira ubusambanyi gukora ubusambanyi noneho ntiyanabukorana n'umuntu umwe ku buryo icyo gihe ngo yari ari no gushitikanya wamuteye inda kuko icyo gihe bamuhuriyeho barenze umwe ku gitanda kimwe kandi ngo yazamutse ari kurira mumfashe ndakennye murabyibuka umwana aravuga ati rero nubwo bamfashije nkaba mbonye imyenda yo kwambara iskwandi yanjye yarabatengushye urumva kubatenguha nta kundi cyagera ari kurira uti ndakwite na nibyo kurya mfite ntaki abonye ubuzima aravuga uti ntabwo uyu mwana nagirane namubyara ahubwo reka niyeranje yamushize naribu rero witonde gwita bivugaho ahubwo uranyibukije uyu mwana Joyeuse wa Juno uyu makangu iyi ndaya yashize umwana ko ariho hari kugenda hava ibibazo ubu muri iyi minsi abantu basigaye bashaka kumbi ntibamenye ko abo bashatse bari ba makangu ugasanga ariho hava
byavuye wa mugani ngo umukobwa muri iyi minsi abenshi ngo arutwa n'umugore ubyaye 5 ukibaza impamvu abasore bari kubatazirana utwo dutazirano bari kubatwerera utwo tuzina ukagira ngo ni urundi rukundo kumbi iyo ngo binjiye mu myanya y'ibanga yabo ngo basanga neza harutwa n'aha badamu bagize ute bibarutse. Mama bitangaza mu by'ukuri ngo Joyeuse ngo akomeje gutanga umupuri mu wikuraho nk'ivoka zahiriye rimwe nkavoka zigiye kubora umwana w'umukobwa ngo yibereye mu maroge we na Dr M yibereye mu busambanyi. Dr M uwo mwana ejo niwumva yongeye gutaka uzihute vuba kuko uwo mwana n'uwawe murimo murasambana mu buryo bukomeye we Dr M n'uwo mwana bari gusambana. Dr M imyaka ufite ntiyemere gusambanya uwo mwana ubaracyari umwana mubabariye mushyire mu rugo basi we kumusambanya amushyire mu rugo se mukoresha nyina mugira umugore ku imyaka ireneye ntago ari mutoya namugira umugore naho kumusambanyiriza mu maroge kumusambanyiriza mu bihuru. Dr M Joyeuse yaje ari umukozi wo mu rugo ari Rwesa Mbadongo agira amahirwe avuga Imana yasize amavuta ayo bita Juno amaze kumuvuga atangira kuzamukira ku izina rye. Dr M uramubonyeho kugira ngo nawe uzamure umwana ugiye kumusambanya mu mashuka. Dr M waretse gusambanya uwo mwana ko uwo mwana ubundi ari umusambanyi ko uwo mwana ubundi ari indaya uwo mwana akugwaho ubu se Dr M uba wipimishije sirimu nicyo kibazo uzabona munani Nyambo nawe avanga ni umukobwa ngo ukeneye umugabo. Nyambo ni umugore wa Titi bagiye koga bambaye ubusa ibi by'ababeso babaga mu mashuka tubibona ntabwo twabyibagiwe. Abahungu bacu ntibabyibagiwe basaza bacu ntibabyibagiwe babaga batamikana ibyo kurya babaga bambaye imyenda isa mu mashuka babaga bambaye amasukurati mu mashuka mu mazi mu mapisine bateruranamo. Esho zumva ngo na Nyambo nawe ngo ni umukobwa ukeneye iki ngo umugabo mumbwiza ukuri izina ry'Imana ahubwo Nyambo ni umufiyemere ukeneye iki umugabo. Nyambo ni umuntu basogongeye Titi yasogongeye ukeneye iki ariko ikibazo no kumusogongera none yaramusogongera arangije aranamujugunya. Idurumva icyo bapfuye iyo umugabo amaze kumva ibyo yari afitiye amatsiko akumva buryo uzarebe n'urwagwa iyo umuntu agiye kugura urwagwa arabanza akavuga ngo banzumbeho cyangwa ubunyobwa mubanze umbonje. Rero nimba Titi yarumvishije nta kintu kiriyo ari inteme busharira yahise yiviramo. Hari ukuntu bakubonje ubunyobwa kera bajyaga bikora ukahita wumva ubunyobwa mumaze nka 3 cyangwa barabushyushya cyangwa ukahita wumva ubunyobwa ntibwahiye cyangwa ukazajya wumva ubunyobwa bwashiririye buri kunukamo igishiriri ako kamwanya ukahita umubwira uti oya ntago nyibuguza ariko wamaze kugira ute kubonje. Rero nimba Nyambo nkuko ari umubenso yari umubenso ufasha Titi mu byo kuririmba aramufasha neza ubwo no kwa systeme kwa pora naho yari umufasha yari fashiri drome yari fashiri drome nukuvuga ngo uradroma nurangiza ufashwe kwa systeme rero kwa miguru none nimba rero natarashimye Titi aravuga ati byacu bigarukire hehe ahangaha nsanze ari kwa bubihe kwa Dorome nsanze ari kwa Dorome nta kigenda nsanze kwa Cyuzi nta kigeze kibaho toka. Rero ejo muzumva turi kuvuga ibintu by'ababenso birasenya iki ejo hazaza habana b'abakobwa Joyeuse ejo bundi mubonye bamukubisha inda ahubwo sinzi ribu nikora akazi Joyeuse yerekana umwana yari afite ahantu yagiye. Urakoze ako kantu uvuze urabuye ribu kuko no muri karitsiye iyo umukobwa yari atwitemo yarangiza aje akagaruka akidepressa ugatakongera akagaruka nta mwana azanye ribu iramugenza. Hari abigifata barabajugunye bakabajyana uti ugenda utwereka wa mujugunye. Hari abo bajya bafata babataye muri wese bagasenya amawese uti dore naha namusise. Hari abigifata abana barabishe bakamubaza uti waramwishe umushyirahe
urabyibuka ko bajya babikora natwe rero riba ahubwo yakagiye mu kazi turayirabuye uyu nguyu Joyeuse mu minsi yashize yatubwiraga ko twite na n'uyu munsi nyine birahari amavideo arahari aracyahari twabyibagiwe atubwira ko atazi n'uwamuteye inda kuko ngo yafashirijwe hamwe n'abagabo babiri yasambanyijwe n'abagabo banyweye inzoga n'amatabi ku buryo ngo atazi uwamuteye inda muri abo uyu munsi rero yakabaye kuba yerekana iki aho uwo mwana ari yarapfuye turamushingura cyo ni ikibazo yakuyemo inda nacyo ni icyaha uwo mwana yagiye hehe banyarwanda yaramubyaye aramwica ninde muntu ukina natwe ngo na amapuranka ameze nk'ara y'ubugoryi uyu munsi Dr M akaba yinjiye mu maguru yande ya Joyeuse suka amasida ari gutembera mu Rwanda amasida yabamaze suka abana b'abanyarwanda bashize Dr M waretse uwo mwana kumusambanya none gitangaje papa bitangaza uriya mwana uribuka ko minsi yashize mbere yuko aterwa iriya nda ngo yari yabanje kuko bayimuteye nababaga bamwijeje iki ku bufaranga udufaranga no bityo noneho nyuma yaho mbere yaho ubuzima bwabanje kumucanga uribuka ko yari ari kuvuga uti ndashaka gusubira iwacu mu cyaro abantu bari kumbwira ngo nimve mu nzu ikodeshwa ngo ngire ngo nyamara ngo manimo ndashakisha ayo kuyishyura aha ngaho niho ejo bundi uzajya kubona atangiye kunanuka no guhonyoka mu myanya ndangagitsina hari kuvamo bya bintu wavuze bishyushye bimwe bifite akabazo kwa bajaki yego bimeze nk'ibyo kwa Jackie uyu munsi uko ahagaze cyangwa uko amerewe ugasanga atangiye gukorora avuga ngo mu mitike munamerekeza mu ngezi wacu ntabwo yavuga amatike ahubwo mu byo kwishyura inzu kandi mu gihe ari kuryiraha nta muntu yumvaga ikibazo natashye wabo rero yagenda akajya kwangizayo babana bakiriyo nyine kuko yabarwaye sirimu yego urakoze nuko sirimu yimukira mu ntara ugasanga intara ibyaro byagezemo amasida rero bivuye nk'aba baje i Kigali ntibanyurwa n'ubuzima bwabo batangira gusambanywa Dr M mu maroge batangira kurya inkoko batangira kwibera mu bubari batangira kwibera mu maviyuzi batangira kwibera guterwa amada bazikuramo magingo ya ngaya iki cyana cy'igikobwa kidafite n'isura nziza gikomeje kwerekana imico mibi abantu bagifashije bicujije ukuntu bakizamuye cyatangiye gusambana uyimbesire umuntu ntagazi kuko afite igisura kibi ntabwo azi kuko arya kuri Imana afasha atangiye kujya gusambana noneho rero papa bitangaza ejo bundi dore ko abagabo barushye hakagira umugabo umurarura akaba aramujyanye yazajya akorora ugiye kujya gusambana yakora ruti utanyicira umwana iyo watewe n'ubundi sinzi aho wayishyize yagira ibyago inda yavamo uti n'ubundi wamenyereye kuzikuramo iyo wari waratwise ukavuga ko ufite kuri social media yagiye ugasanga uyu mwana abayeho mu buzima bw'itotezwa n'itorotira ibintu nk'ibyo ari umugore kandi byaratewe n'ibyo bakoze mu buto bwabo ese mujya ba Nyambo n'abatiti mujya mwibuka ko ibintu mukora bitibagirana kuva igihe Nyambo na Titi mwamaranye ngo muraba benshi ariko ubundi iryo jambo ubundi ryazana ibyo bibenso byo ni ibiki yo kwirirwa mwambaye ubusa musomana muhekana muterurana mujya kurya mu mazu mu nzu ya Titi ujya kuryamamo ububenso habwo mwari mwarishingiye mwatandukanye ujya hehe mukandana bari barishingiye ahubwo baratandukanye ese mwapfuye iki urakoze cyane twe turi kukubaza turi ababyeyi dusubiza ahubwo mwapfuye iki kuki mutashimanye ngo mugumane ko n'ubundi mwabanaga ko bundi mwishingiye abana bacu b'abakobwa babona biriya nabo bakabijya inyuma abahungu bacu babona biriya nabo bakabyirukanga inyuma ngo nanjye ni besto ngo nanjye ni besto nanjye ni besto wuhe
mukanya Jackie aragiye akururana na buri kantu akururana na bakamara baragenda barya maraha baragenda banywa mayoga banywa ubwumba bwa suruduwiri umwana w'umukobwa aritabangura aritabakura tingiye nkunda ubufasha nkunda ko mfashwa munsi y'amaguru n'abagabo igihumbi n'abapeza ngo icyambe n'amafaranga yabo ngiye kubona mbona igipfu tangiye kuvuza induru nkamufashe abasenga muzanye kandi yavuze ko ashaka kureba mu kuzimu shitani atangiye kurusha abantu ngo bamusenge atangiye kwaka munsi y'amaguru umuriro atangiye kurusha abantu baba bafite ubufasha wese igihe wari uri kwitambaza wigurisha ko ababyeyi baje muri comment bafite umutima bakakugira inama uti wa mwana w'umukobwa ibyo uzakura muri ayo maguru y'abagabo uzabifatisha yombi hari abaroromodo bawe bakubanjirije uyu munsi nabo ntibamerewe neza genda ubashakisha n'abandi nabo baranapfuye inyo zarabahaze zose zabyibushye wa mwana w'umukobwa uyu munsi wa none urimo uratera n'imbabazi nitwavuga ibingibi ngo muri babi ngo muri abagome ngo muri abashinyaguji wa mwana wa Jackie nde mwasangiye ubusambanyi wa mwana we Jackie nde mwasangiye ubuyoga ubwo izo nkoko ngababwira bari abana babahanzi bafate miliyoni bayikuvuza baraga bakurira ijoro ryose mu bitanda ngo muri ababenso noneho ni bafate miliyoni bayiguhereza byo kwivuza izo ndwara zo mu mwanya w'iki wibanga twavuga ibingibi ngo ubusambanyi ubonye ibyo ukunda reba ibintu uvanyemo ubusambanyi kunda ubusambanyi mukanya Joyeuse wa Juno nawe agiye kuza hano kidutera isesemi kituvugiriza induru mw'ababyeyi mwe kiturukaho ngo dure umwanya w'ibanga ngo watagiye kugira ute kuzamwe ibibazo bigiye kuva mu kantu cyabuze zo kwishura kikuyora imyaku n'imikasiro n'imivumo ngibyo kigenda kiyikura ku bagabo nabuze ubwishyu bw'inzu nsuruye mu cyaro urasubirayo se ubwo usubiye uri muzima kujya kwicira abana bo mu cyaro ariko papa bitanga ubundi ko ari naho tuvugira ubundi muri iyi minsi ko ariyo mpamvu ingo zo muri iyi minsi zitakimara kabiri wasanga umwana w'umukobwa wurirwaga n'abagabo nka 3 cyangwa 4 ku gitanda ngibyo ugasanga umwana w'umukobwa wishyuraga inzara uko babanje kumutatanura ugasanga umwana w'umukobwa yajyaga muri salari uko babanje kumuva hejuru kumutabagura no kumuhobora ejo bundi yakubakura ubundi rukaba rw'umugisha ejo bundi yabyara abana bakaba bumugisha muri kurenganya imiryango muri iyi minsi ngo yango niyo muri viziyo nta viziyo kuko na kera kose imiryango yari iriho ariko iminyaku imivumo imikasiro mugenda muyoragura hirya no hino mukaza mukayirunda no kubana n'abasore batari bazi niyo mico yanyu nk'ubusambanyi bari gukwanga Dr. M yego mu marogi bizatuma Dr. M yubaka neza ubuse buri kana aje bundi bamufunga bavuga ngo yafungiranye ngo umukobwa ngo amuziza kumwima ngo siyo mivumo ubu nk'abana na buri kanu arangiza ngo ashatse umugabo wiri gufata abantu akabafungira mu nzu ngo kubera ko bamwimye imipo ashaka kubashurashura ashaka kubasambanya hana kubashurashura ko kubasambanya itekawe abo nibo bakobwa dufite bejo hazaza ngabo nibo basore dufite bejo hazaza ngo ni Juno ngo nirani ngo Joyeuse ngo wa Juno Juno yazabura kana nako kahopaye hakadiaspora kifite ubufranka bwako ukabonye umugore katabonye ishuka katabonye ibintu yakoreye kwa satani katabonye ibyo yamukoreye amuraranye mu maroge amuraranye mu bihuru amuraranye mu bubari amuraranye ahantu hose arabanje amusogongeye aramusokoje aramuhekenye none magingo yangaya hakana ukabonye umugore hashira iminsi 2 ukumva ngo ni divorce uyu mwana ngo yananiranye mu muryango ahubwo yahuye n'igihomora abagabo muri iyi minsi bari kugenda bahura n'amadivorce bari guhura n'ibihomora ibiki ibihomora by'ibigore ibihomora rero Joyeuse yamaze kuba igihomora kera akaba ahubwo nsabye ko akurikiranwa n'ubugenzacyaha atubwire ko inda yari afite yari atwite yagiye he aho yagiye urakoze cyane ko nanjye ndi kubyibaza wakiraya we kikikobwa cyavuye mu cyaro ejo uraje usabirize
wahunze umusaraba ibyiza by'Imana bivaho wishyira mu byiza byo kwa Satani uri kurya ubugati bwo ku maroge uri kunywa ubuyoga bwa subi buduwiri mu kanya ngo ibihaha byabuze umudiaspora yewe Dumba we Dumba nawe baragowe Dumba ntabariza Dumba we na nuzarya yitwa Bwege Sirimu umugero urukumpa mama nubwira abantu ntawambyaye nijaki ndikubora ndeba ndiguta inyama naje mu modoka hone subiye mu ishashi ambaraje none ngubu koko muzongera muri Joyeuse reka mbabwire kugira ngo ubeho neza unaramenye kandi uramenye mu buzima bwiza bisaba iki bisaba ikiguzi ciki cyo kurinda ubuzima bwawe no kwihangana kandi no kwihangana abakobwa muri iyi minsi muri gushaka kugendana n'ibigurutse mu bitangaje narangiza ngo baravuze ngo mwave kurangura abakobwa ngo ndi umufana Joyeuse umubari y'iki uri kumufasha kugira ngo muzahurashinyitse ubwinyo ariko uririmba ngo murabeho ndagiye ndizize ntawe ndenganya amarugi najyaga ndaramu hamwe na dogitaye munone mbaye urukanga nibyo urukundo umukunda naho umukundo wamubwira mwana wawe uvuye mwa mashuka ukava no mu maguru y'abagabo ko nta cyiza kibayo niyo umugabo nk'ubuse nk'umugabo umugore amutabazi ibintu yavuga yabativa mbaguru y'abagabo nta cyiza kibamo nta yindi somo yakubwira abonye uri umukobwa ushyushye yakubwira uti abagabo urabaza nyine no abagabo tu wowe uri umugore wagenze gakeya akubyaraho umwana wa mbere akakubyaraho wa kabiri uwa gatatu akubyaraho wa gatatu uwa kane akubyaraho wa kane uwa gatanu akubyaraho gatanu akajugunya uwa gatandatu yarangiza agasiha toka ntarebe umwana mubyaranye ntarebe ko ari batandatu ntarebe imvune ntarebe iki akayita afata nta mwana n'umwe ahageze ntaranga muntu yanditsemo abana afite ahageze yabeshya ko ari umusore yabeshya ko ari umusaza watinze gushaka nk'aba Dr. M yabeshya ko yari umusore watinze gushaka nk'aba Papa Sava ahantu hose aragenda arya hiti cyumba cyiza kiryamemo inzu ariko wowe n'abana batandatu wowe urarara he cyangwa uricara he aha hantu rero nuragiye mbwira rero aya masesemi badutera muca kenge muri abantu gasaro yagiye azana uyu munsi niyo bari ngo yirirwa bamasa ngo abantu mu masawuna ngo bagenda no ku myanya y'ibanga bayimasa kandi mwabahaye amafaranga ejo bamara kurembera sehashika ni he yego bamara kurembera ku muhima muri kane ibinini byakonye kutabafata batangira kudagazwa bagatangira kuzavuga ngo tugiye kwitangishiriza basirimu urakoze nabonye umudamu gasaro yazinye umukobwa yego afite umwana yego araza arataka uyu munsi arazavuga ngo ngo sigaye noza abantu ku myanya y'ibanga nkayirambura nkayivura imitsi nkayigorora ejo namara kuvana ibibazo rero mu myanya y'ibanga bazaza badutera isesemi batangira kurira ko namwe mwaragowe kuko cyari murarirungu amafaranga mukorera umutima mwiza muba mufite ariko mukirirwa mwiruka inyuma ya biriya bihwerewere ngo muri gukorera Imana naho ngewe nazo navati nabuze ibirayi bakagutuka ariko igihwere ariko nkabaha amafaranga naba barakoranye imyanya y'ibanga hari n'abagore bayabaha abagore ntabwo yampa amafaranga azi kuko twamugira inama nk'ingiyi useje Joyeuse turi kumugira inama tuvuge ko atarabona umusirimu ntararwara umugera ntararwara sida yakumvisha inama akava inyuma ya M akajya gushakisha imirimo akora
ejo muzumva ngo kirimutse kiri mu mucondo kugira ngo nta mugore wabikora wa mugore wigeze gufata amafaranga akahereza wa mugore ngo ni Sandrine waje yirukanga avuga ngo ni umusambanya ngo wari uwa Ferdinand wari umusambanya wa Ferdinand ntago byibuka nta mugore uzi neza wafashe amafaranga hafi amadolari 400 akayakwikira Sandrine aha hantu rero ngo nava inyuma y'umugabo w'abandi ngo nagende ngo agende agire ariko nubundi yaramuhaye ufafano abona ahubwo ikanzu yo kugira ngo agaruke nazunguza ikibuno izi nsibika izi gahuyu izi nyangabirama izi rushenyi zamaze kumara ingo z'abandi ntizongere kuza ahangaha zirira wabonye ko Sandrine yongeye kuza kuri tere yagarutse buriya uwo bari bamaze kanyuzumva avuga ngo hari uburwayi nasigiwe ngo munabare n'amatoroma munabare aba diaspora mufata icyemezo muve kwizinya na zimbwa muve kuri izi imbeberi zinyagasozi muve kuri izi ngegera kuko nimuzireka zirakomeza ajya guhaha ubwandu zize kubatera iki iseseme mwana higa ibikoroto byawe yego ubimwe mitsingi cyane uyitsindagire higa ibikoto byawe wiguriye mwifi zawe zimwe kandi zigambona hari n'ifi z'abazungu n'izabirabura uguremo z'abazungu nawe urye uko yasagira neza ntago waje aho ngaho gukobokera uri inyama yawe urye abamaze kugira ubwandu n'indwara zo ku myanya y'ibanga ntago ari wabatumye ubanze ubareke igihe ari kurya iyo nyama mwarayisangiye yari mu bishuka mwari muri kumwe ubu ngubu akanya nani Dr M yego ari mu ishuka rajuni yego ubu ngubu byavana mu mashuka muzamuri kumwe uyu munsi Jackie yaraje ahangaha twereka imico akubita ikibuna kijugunya hari umwana w'umukobwa aragenda yisiga ivuta riramufata aragenda mukorogo iragendera mukoroga aragenda hindura isura hinduka nk'abazungu ariko kwa guhinduka n'abazungu na umuzungu nawe wo mu maraso nawe yamurungurutse arangije nanjye ndaje ndakwicekamo abarwayi birwara abatangiye kumwogamo none mukanya ati ngo nimuze mumfashe oya ngo ni mume ubwo ugafata udufaranga bagaherereje nyoko wanyu nyogosenge nimuherukana mu mazi imyaka 10 mudaherukana wakatufasha ukaducumacuma niba ari $200 200 ukatumwohereza muri envelope uti masenge nibutse kuri masenge akiragenda urya nawe ugubwe neza mwabyaye umwana mu muryango none ndi iburayi nawe ngo urayafashe ngo ni Jackie igihwe bavuga ibyo ngibyo ngo turavuze impamvu tubivuga no kugira ngo nabari inyuma ya Jackie bataza kuza kwidunda habanje Fofo uwo bita Fofo uyu munsi ari wasanga narimo nabaraborera iyo ngiyo hari undi we shaka kuvuga hano ku televiziyo yanjye wajya guzunguza ikibuno indesha ni ntago tumuvuze wazunguzaga ikibuno sisi nibagiwe mu minsi iri kuza yakumva wumve ngo nawe ngo asigaje mu kagetungo yaje gusabiriza ibuno barabizunguza bakabiha amafaranga bakabirya byamara kuguhomba bakaza badutera isesemi ngo nimutwishyuriye amazu erega muzunguzi bibuno hari benshi cyane bakanuye amaso kandi bamaze kugira za nkongwa bashaka kuyibasukamo kandi ngo uko bayibasukamo niko nabo ngo bagenda babijene yahuye n'umuntu muzima wafite nkongwa ayayikumeryemo ngo umwakiriye cyangwa umufashije nawe ngo asigarane ubuzima nago rero uje gushaka ubwo bufaranga $100 uje gushaka $50 cyangwa 20 kandi uwo ngo nawe ashaka kuba nawe yarayakuye ku gicecuru nacyo kimusigiye nkongwa kuza raka yaguhereza ari umukire cyera ngo waryamanye n'umukobwa amuhanga amafaranga menshi arangije ahita amubwira uti mu mafaranga naguhaye ubanza ugenda uguramo iki isanduku uyibika ahantu bari pemene cyangwa ugenda mu gakinjiro uyishyure ti kuko nubwo wanciye menshi nanjye ndikoreye siguryo gusa ntago ndi igicucu cyangwa ikigoryi cyaguhaye amafaranga arangije nawe ahita azenguruka uti nibyo unkoreye nawe warabyaye sha ahita azenguruka nawe ajya gushaka umuhungu we uti nawe aya mafaranga nawe nguhaye nayo siko yamaye nawe ubanza uguremo iki isanduku mwagiye mumenya ko ibintu mukora bigenda bizenguruka bikazagaruka bikabashikaho rero muri gahunda yo Fofo n'uwo yambuze
abana banze kwicara hasi bakora ikiyede bakora igifundi boza amazu y'abantu bacuruze utudagadaga bafurira abantu bacuruza ubunyobwa bagafata imyanya y'ibanga bakayihindura ubunyobwa bahonje ntibazongere kuza ejo mu gitondo bavuga ngo turababaye. Ahako papa bitanga uzi ko buriya no gufurira abantu nabwo ari umwuga ushaka gukiza umuntu, ugatunga umuntu utabaye mayibobo ukamutunga ni umukobwa nta mwana ariza ntaki umuntu umwe bimunanira ubundi ubaye uri n'umukobwa w'umuco ni wanabura na famille igufata ukagenda ukayicaramo bakanakwishyurira ishuri bakakwishyura imashini ukagenda ariko ubuhomora ufite na nyiri urugo uwo mugabo mu rugo rwo nawe wamuhomora. Turambiwe rero ibita ababesto besto yambari benso ngo n'ababesto ababesto ibingibi biri mu busambanyi bwo kwishingira mwamara kwishingira mugatandukana kugira ngo muzarushye abandi bagabo bazanye. Urakoze cyangwa muzarushye abandi bagore. Ubundi wasanga nani Platini umugore ari umubesto cyane rwose yari umubesto kuko uwo nguwo amaze kumudarapaho umwana bwa mbere niwe abanje kurya ubuki bwiza niwe babanje guhakura kandi iyo maze kuva mwege mugenda muzi ko mugiye kwiba amafaranga nk'abagabo. Yego Nyambo Titi Juno bari Juno ndagusabye kugira ngo uve mu buhoni bo kwirirwa amaguru y'iki y'abagabo mu marogi fire babuze oya ari kuza yiyemeye ngo ngewe ngo sinzi n'uwaneye ubwaryo iryo jambo ni jambo rizima wavuga kuri social media uri umwana w'umukobwa utegereze kuzashaka ejo bundi umuryango uzashakwamo bazakubaha nk'umugore cyangwa bazagufata nk'igihwera wera cy'ikigoryi cy'igicucu cyaboze. Subscribe, comment, like, share, bye. Bye.